ibintu birahindutse kuri tele y'imirwano kuri iki gicamunsi nk'ako nababwiye mukavuga ngo nayanjye ariko narababwiye ngo ibi byose muzajya mubirebesha amaso yanyu ati muzabirebesha amaso yanyu uko twagiye tubivuga ni ku gicamunsi murabizi ku gicamunsi mbazanye ibintu bidasanzwe byabere kuri tele y'imirwano itegeko rimaze gusinwa ndetse riratanzwe ifirimbi iravuze gufata umujyi wa Uvira tayari ifirimbi iravuze yo gufata umujyi wa Uvira ibingibi ndaje mbigaruko mbisasanure mbabwira operation abagabo bavugije ifirimbi nyuma yo kubanza gufata imisozi yose papa ikikije umujyi wa Uvira hanyuma n'imihanda barakatinga ndaje mbigarukeho never ubu tuvuga cyangwa se president w'igihugu cy'u Burundi ibyo Makenga yamubwiye arabikoze kugeza ku rwego rwo intwaro bari bamaze guhungisha bari kuzirukankana abayise bazishakira cyangwa se abasore ba Makenga bayise bazifata bigenze bite kugira ngo amakamyo abiri bayafatane ubwo yamaze kubane aho mvugiye butuvugana amaze kubane amakamyo ane yari yikoreye abasirikare biswe ngo bari bagiye kugerageza kujya kurinda umupaka hanyuma ubwo abiri yari yikoreye abasirikare andi abiri yikoreye intwaro ibyo byose AFC 23 abasore ba Makenga bamaze guhabwa order yo guhita babibika mu bindi babijyana ibikoresho mu bindi babifatiye ese abo basirikare bo bajyanwe bigenze bite ndagaruka ku ngabo z'abacancuro mu byukuri zarasiwe zarasanwe n'izindi z'ingabo z'u Burundi ndetse yewe n'abatanzania barasuye hahandi muri cya gitero bagabweho na drone bari bigize abarimu bose mu byukuri Tanzania ikaba yahagurutse iri kuburuga ku rwego rukomeye cyane bihagaze bite kuri tele y'imirwano ntago ibintu byoroshye naka na gato cyane ndagaruka ku makuru avuga ko FDLR yamaze kongera gushyiraho undi munsi wo kwataka Goma ndetse bakoresheje indege za drone byose ndaza kujyana bibabwira kwanza amakuru ni na menshi cyane munyemere kuri gicamunsi mbahereze ikaze ku rwego rukomeye cyane ku makuru yihutirwa agezweho hano murabizi rero ngewe nkuko bisanzwe bandi imbere cyane mu byukuri mu makuru akomeye ndetse ndi umwe mu bambere bayabaterekera 5 kwa 5 kwigica munsi turi kwisa turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ibikino ya 2026 ariko 2025 iracyaturyamyemo kabisa iracyaturyamyemo nuko rero bimeze hanyuma rero reka mbabwira ko Imana ireberera Makenga n'abasore itazigera ihumya n'umunsi wa rimwe nababwiye ko Makenga ko byase kose ubwoko azabugeze Kanani kandi Kanani nta handi ni Kinshasa erega naga azatwara abaturage ngo abajyane Kinshasa oya gufata ubwoko akabujyana Kanani Kinshasa nuko uzajya Kinshasa akajya gukuraho Tshisekedi aho ngo ni president nyine ukomeje kumuzengereza umuhigira hasi hejuru namara gukora icyo ngicyo ariko kanya mugatanagerayo uko byase kose ubwoko buzagerayo mbibutse ko Mose nubwo atageze Kanani ariko Imana yari yaramahagurukirije ba Yosuwa yari yarabahagurukije murabyibuka neza murabyibuka uko byagenze rero mu yandi magambo Makenga bafite benshi bafite Babodowe Ngaruye abafite abajenali Mbagaceri abo bose kandi bafite initiative imwe abafite kandi n'abandi Bahati bakonenaga n'abandi rero ntago ari umwe kandi nta upfira gushira ibyo mbibabwira impamvu iri kubabwira nuko butuvugana hari igitero cyamaze gutegurwa reka naho mpera hari igitero cyamaze gutegurwa ahangaha mu mujyi wa Goma gishyashya gitero gishya cyamaze gutegurirwa ahangaha mu mujyi wa Goma mwakabaza ngo icyo gitero cyamaze gutegurirwa ahangaha mu mujyi wa Goma gute ni gitero gikomeye cyane ni gitero kiremereye cyamaze gutegurwa na FDLR ndetse bakongera kubivuga Wirimishiki yarahabaye amena ibanga noneho ninde wamenye ibanga bwa kabiri ntawe ahubwo namakuru twamenye murabizi ko baracyafite mindset za kera zo kujya gukora ikintu bakakigamba kugira ngo bemerwe bagaragare ko bakiriho ubu rero bituraza kugerageza kubihuza na drone zimaze iminsi zaraguzwe na leta ya Kinshasa baguze drone 50 zakataraboneka drone 50 yaraziguze zakataraboneka ariko nundi kwa tubizi ko izi drone zishobora kuzaza mu mujyi wa Goma ibi narababwiye ndababwira nti abagabo batatse umujyi wa Goma bavuga ko ngo impamvu operation yabo yatsinzwe ejo bundi hari kwa gatanu harya bavuga ko impamvu operation yabo yatsinzwe ari uko ngo Wirimishiki yabamenye ibanga hakiri kare baravuga ngo turagiye ariko tuzagaruka ibi ngibyo izasarangwe zari zimaze kubatotora zimaze kugenda zibabika kugeza n'uyu munsi n'amateko azafashe ndetse n'abandi bayobozi kugeza ubwo bacakiye undi witongo ubu rero bamaze gutangaza amakuru ku mujyi wa Goma Israel yose ngo bagomba kuwataka bavuze kwa kangahe mama bavuze kwa kangahera ngo kandi bwo bagomba kugaruka mu rugamba ngo no umujyi wa Goma bakawufata neza ngo bakawubika nkuko babika ngo bakawufata no ngo byanya byo ngo bagahita bambuka hino mu Rwanda bakavuga ko ngo icyo gitero no ukizaba kirimo drone zo ku rwego hejuru zakataraboneka ibi byose byabanza kumenyekana ariko kandi izasarambwe zavuze ko zitazongera kwemera haya n'umujyi wa Goma hari isasu rihavugira kubera iki
bamaze kugerageza ko gishoboka cyose bajya kuzenguruka ahantu hose cyangwa se plan ahantu hose FDL zagomba kunyurira. Ivuze ngo ejo mundi babahumuye ku maso, ivuze ngo ntago bazojya kumva igitero mu mujyi wa Goma biragoye. Uretse ko mu mujyi wa Goma harimo abaturage bahishira FDL, harimo abaturage bahishira cyangwa se harimo ibyitso byabo bagenda bahamagara hano naha bimeze bite, bagahamagara hano naha bimeze bite, ari nabo bageramo hariya bagasanga babitse intwaro. Kwinjira mu mujyi wa Goma kenshi abenshi muri bo ntago binjira na intwaro, ahubwo binjira nk'abaturage bageramo ko intwaro baba barazishe mara mu giturage, ugasanga nizo bakoresheje bakimara kugera mu mujyi wa Goma. Aho cyo kintu M23 igikore ku rwego rukomeye cyane, ikore safisha mu mujyi wa Goma kuko akundi gibigenza kugira ngo abaturage bashobore gutekana. Rero amakuru avuga ko izo drone Leta Kinshasa zaguzwe miliyoni 200 z'amadolari. Mwango munyumvire, ngizi drone ngo nizo zifite plan yo kuza kugerageza kurwana mu mujyi wa Goma, kubera ko amakuru avuga ko bari basabiye abaturage mu mujyi wa Goma ngo kuyivamo kwihunga hakiri kare, kubera ko ngo ari ikintu kidasanzwe ngo bendaga kuza kugira gute, bendaga kuza gukora. Ibyo byose twarabimenye, rero tubimenyesha abaturage hakiri kare, ndetse na Ventura ibyo ibimenye n'ibitabimenye k'abagabo bafite gahunda yo kugaruka kwataka umujyi wa Goma isaha yari yose. Ariko nizere ko n'undi amakuru ari mwe tuba kuyemo mwamuyazi bakunda kuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntago ribarikishe isuka, na cyane ko abagabo bavuga ko ngo uko byagenda kose ngo bashobora ngo kwivugana siri, ngo yagabona kwivugana abayobozi ngo ntago irarangira. Uwo ni Kirombo kandi ubutuvugana kisekari ngo amagaye kangahe ntago kajya karenga gatatu, ariko ubwo ningira kane ivumbi rizatumuka. Aha hanyuma ntago ushaka gutinda mu mujyi wa Goma kubyo bya madrone byo kuvuga ngo bararasa bazakoresha drone ko byatsa ko zizasanzwe zarazibonye. Twarabimenye ko baguze drone kataraboneka zifite kumara amasaha 48 mu kirere, mu byukuri zishobora kurasira mu bihumbi 5 b'ikilometero. Urumva ko ishobora kukurasira itari mu mujyi wa Goma, bivuga ngo ishobora kujya za Masisi ikakurasirayo, bivuga ngo ishobora kurasira Masisi karasa Goma, ishobora kurasira Sake karasa Goma, ishobora kurasira mu Bambi karasa Goma. Urumva ko izo drone zasaramwe niba tazishakira umuti hakiri kare birabakomerana, cyangwa se birukanka Kisangani hakiri kare bahafate hakiri kare, kuko Kisangani na Karemi barebe ukuntu babigenza, bakoreza operation zabo bucece ku buryo zira drone bazirasirayo hakiri kare kugira ngo bibashe gutanga umutekano n'umutuzo nabo bumve batekanye. Kandi ibi bishobora gukorwa, ushobora kumva tuzabarasha drone bakajya bakazitwika zitarahaguruka do fakwa twamaze kubimenya, cyetse nimba zitari Kisangani zikaba zitari Karemi zitarahagera zikaba zikiri Kinshasa, kandi bizagorana ko izo drone zizaguruka Kinshasa ngo zize guhita zigira gute, zize guhita zirasa. Bivuze ngo zizaguruka Kinshasa zize Kisangani cyangwa zize Karemi, ntabwo zizajya Bujumbura tu, kuko amakuru mfite nuko naraje kugenda bigarukaho ntabwo zizajya Bujumbura, aho bizagorana. Bantu banje murahari, mungiye ati turahari, munyandike muri comment ngo turahari, munyandike muri comment ngo turahari, murare ju niko bimeze. Hanyuma y'ibyo rero ubwo Kinshasa imeze gutyo igamaze kuba ipangira izasaramu cyangwa se gupangira umujyi wa Goma, ikiba kibabaje nta nubwo bapangira M23, ikibabaje bapangira abaturage, nibo barasa nibo babigenderamo. Kisagazi nta nubwo birebaho, ya maraso arashegenye mama we aracyamugendaho. Reka twanzike twerekere aha ngaha mu rugamba indani, twanzike twerekere mu rugamba indani aho bikubera, aho ivumbiri komeje kugenda ritumukira mu rugamba indani, aho intambara iri kubera, ivumbiri gutumukira. Ubwo munyemerere twanzike twerekeze aha ngaha Uvira tayari. Uvira navuga ko ariyo yaziwe ku rwego rw'ejo cyane, Uvira yaziwe, Uvira yamanukiwe. Reka mbabwire uko operation zimeze. Hajya kunavuga ngo ntukavume iritararenga, never yumvaga ko ibintu byarangiye Uvira bamaze kwikavaringa, ko Trump yabijemo, ko Tshisekedi yahawe ibuye arifite riryamyeho. Niko byari bimeze. We nikabyumva yaravuze ati bura Tshisekedi yaramubeshya, aravuga ati byararangiye, M23 nagazongera kwegera ibi bice, byararangiye. Abagabo baravugira bati nubundi, ariko bijya gutangira abagabo nibo bashatse kurasa abayobozi ba M23. Buriya kurwana ushaka kurasa abayobozi bita bigaragaza ko nubundi nta mishyano gikeneye, ibyarangiye mbese umaze kwiyumva. Hanyuma M23 nikavuga ati se nimba ari kurwana basa abayobozi kandi bakaba barashe bituje batagiye kurwana, bivuze ngo twaba turi kurwana baraturasa, twaba tutari no kurwana baraturasa. Mu yandi magambo kugira ngo turaswe turyamye turaho turi, reka tuzaraswe tugira gute turwana. Simbikire muri kucyumva ataba kugira ngo turaswe turaho turi nta kwinyagambura, mureke basi byibuze turazaraswe turwana. Mu yandi magambo rero Lawrence Kanyuka itangazo yari yatangaje ryo kuvuga ngo ntago twe dufite gahunda yo gufata Uvira, yahise ashishama akarongo ati oya
nimba bari kuturasa kwaka kageni kuko ejo bundi ibitero byaturutse hariya nubwo babeshye ngo ni M23 byatakishije ni coalition yabigabye avuga ati rero bitari ibyo ahita ashije burende itangazo aravuga ati twebwe tugiye kurwana maga turafata umujyi wa Uvira kandi sibo gusa mu yandi magambo niko kubwira leta niko kubwira Trump ati twe tugiye gusubira mu rugamba kandi ntaho ntuzigera duhagarika kandi kuko niko bimeze ati ntago uzaduhagarika bizagorana ati twe twizagorana ati twebwe ibintu bizagorana kandi niko kuri ati bizagorana niko kuri ati ibintu bizagorana kuduhagarika yes ati kuduhagarika kwa bizabibazo bizagorana abagabo nta kindi bakoze iyo sinamaze iminsi mbibabwiyeho reka twinjire mu rugamba umudedagire gutya abone ya ntwaro bashyize muri muri Mutamba intwaro izasaba ntumbaza ngo zayinjije nimba zarinyuje mu kirere nimba zarinyuje mu mihanda ariko ngabayibonye baravuga ngo nimba ari umuzimu tubonye nimba ari umudayimoni tubonye nimba ari intwaro kirimbuzi nka ziri muri Iran aho bavuga ati tubonye intwaro ya yindi iteye ubwoba bagendeye kuyo baherutse gushyira muri kingwa ngo hariya baravuga ati iyi ntwaro none iratwicira tumara bahamagaye nefa iyo yaravuga mu gitondo bagihamagara baravuga ati iyo ntwaro ni ubuhe bwoko ngo bohereza n'amafoto akigera byabaye ku musibejo amafoto akigera ati nizanyaho ziri hose muzirukanse iyo souverinité ni muyirukanse muyikura aho ngaho abasirikare byibuze intwaro za mbere bari bafite hafi byo babashe kuzungisha birakunda ariko amakuru avuga ko mu kanya gatambutse amakamyo agera kuri 4 habanje 2 agwa mu wakajwiga kuko amakuru avuga ko amakamyo 2 yabanje gutambuka hanyuma abatasi bizasarambwe bahita bahamagara baravuga ati aya makamyo ko mbona ariko bacika bihagaze bite bahise bahamagara bari imbere aho yerekezaga ariko rekeza hariya yavaga hano muri za Kawezi ari gushaka kure Kawezi Kiriba yamurukaga muri misozi ya Kiriba kuko yari imisada ashaka kugerageza kujya kwambuka mu mipaka za Katumba ngari haza kunyurira abasore bavuga ati ntaga ducika ati ntaga makamyo ducika ati cyo kirimo cyose ntago kiducika ababwiye ati izi ntwaro bari kujya kugura nizo bari kuzanira sarambwe ikintu cyabaye abatasi bizasabaye Imana inzenze bakoze operation y'ibwoba kugeza ubwo bajya gutangira birangira bafashe gahunda ikomeye cyane yo kwemera kuvuga ati turitambika mu nzira mpaka amakamyo 2 ya mbere yararema igikoresho amakamyo ni gufata amakamyo 2 y'igikoresho ukayashyira imbere byibuze imbere ntiyabanza ikamyo y'abasirikare ugafata ikamyo 2 zizuye igikoresho nabwo bazanye mu rugamba ngoje kurinda umujyi wa Uvira abagabo baragera bati umujyi wa Uvira ntabwo tuwuri nago bikundi nubwo mbere twarabigaragaje ati tujye gukoresha intwaro zacu bazitware n'utwo dutwara mwatwihereye tutubarekere amakuru avuga ko zira ntwaro bacikishije rero ngo ni leta ya Kinshasa ya M23 yazihaye Burundi ariko Burundi bavuga ati aho kugira ngo tuzishyire mu rugamba bazifate reka tuzitware natwe ibe souverinité yacu kuko yavuga ko afite souverinité none birangiye niyo souverinité atayifashe umva ko byagenze amakamyo agera kuri 4 2 y'igikoresho n'2 y'abasirikare ikosa rikomeye fata amakamyo 2 ukayashyira imbere y'igikoresho nta musirikare uri kavari gushize imbere yango ni cya gisirikare nyimba mabwira cyo muri 94 cyangwa muri 90 muri 50 mu 1950 ibyo ntago bibaho ababizi barabizi ko imbere habanza abasirikare hagati ntago ngende umusivile yego ariko ko nyambona amakonvo yagenda niko mbona imbere habanza abasirikare hagati yakaziyamo igikoresho inyuma akajya abandi basirikare ariko kubera bari guhubagurika bavuga ati niko ako novuga ati wenda ujya batwari igikoresho batwara abasirikare ni nako byagenze rero bo babitwaye byose cyarimo ubanga amakamyo 2 bayafashe kamyo 2 bacakiye yari yuzuye igikoresho cy'intwaro ngo kandi zigezweho papa zigezweho nongere mvuga ngo zigezweho nongere mvuge ngo zigezweho bazifashe bazifata muri kara gace ziri kwerekeza muri Kawezi ziturutse muri Kiriba
abandi basirikare bari bazira inyuma. Mbibutse ko nkeka ko ari naho bari abasirikare ba FARDC b'abayobozi barasiwe barashwe na drone. Kubera ko babonye urugamba rwahindutse ngo M23 ngo nta drone igera ayigama ibintu iri kubakorera. Nayo yavuze ati reka tubereke tubarushirize ku butaka tubarushirize no mu kirere. Kurande rwa coalition nabo rero cyangwa se kurande rwa leta Kinshasa bakaba nabo bari kurwana umukubitirizo hasi hejuru barwana umukubitirizo hasi hejuru. Bari kurwana umukubitirizo hasi hejuru hasi hejuru hasi hejuru n'induri hasi n'induri hejuru. Uwo ni umukubitirizo bari kurwana ku rwego ruremereye ku rwego rukomeye cyane. Imikino yamaze kubijya ku ruhande. Imikino yamaze kubijya ku ruhande. Ivumbi ryabatumukanye. Gaye nguko. Ivumbi ryabatumukanye. Ivumbi ryabatumukanye. Amakamyo abiri y'abasirikare barayacakiye. Amakamyo abiri y'intwaro barayacakiye. Ubu tuvuga ni Bujumbura harimwe mu marira ateye ubwoba. Ubu tuvuga ni Bujumbura mu gisirikare muri base ya gisirikare akavuga ati izi kamyo kwa zafashe azo kwe dusigaranye n'abasirikare bacoka batwaye. Noneho nkaba ntazi ngo abasirikare babo babajyanye. Babarashe. Ese konzi ko bavuze ko nta mateko bakenera. Aho niba bafashe amakamyo abiri. Hanyuma amakamyo abiri kuko bari bakeneye urumva icyo bari bakeneye bari bikenereye intwaro. Aho nibitwariye amakamyo abiri. Bagiti mujisho bakaba babahaye bya. Kuko bamaze gutangaza ati nta mateko tuzafata kuko twamaze kumenya ko mumenya ko imbere twege turi abantu beza mukaza mukaturasa muri tubafata ngo turabagaburira ati reka ntawo kubashyira dufite nta n'umwanya wo kubarinda dufite niko bari bavuze ati rero tuzajya tuyibijyanyo uyo mwaje muze gushaka ubundi muco mwigendera. None ibyo babaje gushaka mwe mwumva ari iki? Ibyo babaje gushaka mwebwe mwumva ari iki? Ubwo saka samutwe sishya si ivumbi sinyashe nabaye mba ninyashe nabawe bajya bavuga. Bivuze ngo rero aba basirikare amakamyo abiri y'abasirikare ashobora kuba yarashwe pe shwa bayatwitse kuko nta fact mfite yuko babafashe bose abo icyo bari bikenere ari igikoresho. Imikino yamaze kubijya ku ruhande. Ikubera iki rero ubu tuvuga nangaha mu misozi namaze kumenya makuru yuko imisozi yose yunamiye umujyi wa Uvira yose yunamiye umujyi wa Uvira bayifashe. Amakuru mfite rero umuhanda Kiriba Runingu Kawezi uyu muhanda amaze gufungwa. Mbaza ngo wafunzwe nande rero? Ntabwo wafunzwe n'iza Sarambwe. Uretse ko cyane cyane umuhanda bafunze ari Kiriba Kawezi ariko ubundi Runingu nta bushobozi bafite bwo gufunga umuhanda kuko hafitwe n'iza Sarambwe ndetse no kugira muri Kiriba. Hanyuma utubariyeri bashyizeho kuri umuhanda wa Kiriba Kawezi badushyizeho bataramenya izasarangwa zamaze kubacengeramo. Kuko bacengeramo rero bameze nk'abantu batatswe n'inda se bameze nk'abantu batatswe n'ikisi. Kuko uzi kuba uzi ko bona mugenzi wawe mwambaye umwenda umwe kumbi ku mubiri ni umudede ariko ku mutima no mu 23 abagabo bakomeje kudodesha imyenda y'abadede. Abagabo bakomeje kudodesha imyenda y'abadede bakababaza ntago mbabeshye babinjanyemo basanga bambaye imyenda isa n'iyabo. Hano ukabona umuntu muri kumwe n'iki ariko wendukira gato cyane akabagukubiteye ikintu wendukira gato cyane akabakunjijemo icyuma vuba hari ahabaye mu operation kandi iyo operation ngakugenda nyigarukaho hari ahabaye mu operation ateye ubwoba mwijoro hariye mwijoro habaye operation ntarabona ntarumva urebye amafoto bampaye ewana ibizigi byabo birandagaye narinzi ko giye kubereka mu kanya nkabereka urugamba ruhagaze nkabereka za Mungwengwe nkabereka za Tema uburyo agiye ko bamanukanye hariya ntago binkundiye ariko ku masacu mu Rwanda bibereka mbere kuntu umujyi wa Uvira bawutsintsimutsemo mwereka ukuntu abayobozi bahunze Uvira ndetse bari kwikiza Bujumbura. Tugaruka muri Preneur Ruzizi nkubwira abanyangoro ukuntu bakubiswe bakameneshwa abenshi bakahagwa byose nze kubibabwira. Wenda ndabwira ko amakosha ataha ku rwego rukomeye cyane ari nakoza kubabwira ibiri kubera muri acts zigiye zitandukanye. So ni ibyo rero byabaye tugaruka ni Bujumbura turebera hamwe uko ibintu bihagaze. So kazi soze rero bwana Safa dusoze hanyuma amakuru yacu nakagaruka rero bye bye.